Welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Ichano ni yanyu, ichano ni yacu twese abanyarwanda, ababa muri Amerika, Asia, hose. Ichano ni y'abantu bose. Sorry, manyanganira. Uko wameze kose, cyangwa uko nyine ukuri kose. Hano ni mu rugo, mbahaye ikaze rero. Bikariho cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, wakanda subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze ujye uhita ukibonera ku gihe. Nkuko nabwiye hano tuzatwagana ibintu byinshi, fungurana ibitekerezo gutyo ubuzima bwendere. Ndabashimiye cyane rero kuri video y'ubushize abantu maze kwireba n'ukuri. Thank you so much. Numugisha mwinshi cyane kandi mbona ibitekerezo byanyu, mbona comment zanyu, nanjye mbona ko ndi update mpita mbasubiza. Mba ndi tayari, mba ndegeye. Ndabasubije rero ubushize twaganiriye ibintu 10 byantunguye ngeze aha ngaha. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 5 mu gihe cyo kugira ngo byantunguye byararangiye ibintu 5 noneho kugira ngo ndyumve, kugira ngo nzabyumve neza imico cyangwa se nyine ubuzima, kwakira ubuzima bwa Amerika ko ncenje ubwo mu Rwanda nje mu bundi buzima bundi, kandi nyine mu Rwanda uko twitwaraga, mu Rwanda uko narimeze, uko na aha rero ubuzima bwaho, imico, ubuzima busanzwe, nje mu yindi si yindi niko ndi bubyite, kubera ko ibintu bigiye bitandukanye, zaratandukanye, ibiryo biratandukanye, hanyuma rero reka twinjire mu mwandiko babwire imico 5 namenye cyangwa se nagiye menya nanone bikantungura, ariko ubu ngubu nzi neza ko ari nyihame. Ikintu cya mbere rero ahangaha umuco wabo nagiye menya n'uburyo bahamagaramo umuntu cyangwa se uburyo bavuga. Mu Rwanda nkuko tumenyereye, mu Rwanda umuntu aravuga tukaganira byimbitse, ubundi noneho ugahamagara nawe. Iyo ufite umwana barahamagara mama kanaka, mama Claudine, mama Patient, bagahamagara nyine izina rya kanaka. Ntago iyo uri umubyeyi, ntago twebwe iwacu mu Rwanda uvuga ngo wenda ntago bazuvuga ngo Patient, kandi uko Patient afite umwana. Kereka nyine uwo muntu wenda iyo ndabyitangukira, ariko mu Rwanda murabizi iwacu duhamagara umuntu w'umumama ufite abana mu izina ry'umwana we. Hano rero muri Amerika ntabwo ariko bimeze. Iyo ufite umwana wenda ugiye ahantu runaka baraguhamagara, ngo ntabwo bavuga ngo mama Alice, barahamagara nimba witwa Mutesi baravuga ngo Mutesi, nyine baguhamagara mu izina ryawe, ntabwo bavuga ngo mama kanaka. Aho ntabwo bihaba. Ngeze aha ngaha rero nagiye kuva bahamagaye mu izina ryanjye, bahamagaye mu izina ryanjye, what about my child, mwana wanjye. Ariko hano nyine uburyo bimeze, ntabwo bavuga ngo barahamagara ngo mama kanaka, baguhamagara mu izina ryawe. Ikindi nacyo cyane ngeze aha ngaha ni ikintu cyitwa ntabwo cyanunguye, sorry kuvaga amatayiro, ikindi hano uburyo bavugamo cyangwa se uburyo nyine baramutsanya, uburyo twebwe wacu turahoberana tukabundirana, nyine mufitanye ubwuzu. Ariko aha ngaha nubwo ashaka kuvuga hayi, kandi iyo hayi nabwo aba afite harimo arareba nabyo kureba hirya. Nyine hano ibintu byabo ni gutya, kandi nawe ubwo iyo uhageze bihita bisaba ngo utangire witware gutya, mwese mukagendera ku murongo umwe. Ni bo nyine ibintu ugenda ubona ko hari ikintu cyahindutsemo. Hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri, ibiryo n'uburyo babiryamo. Idea hano bafite ikintu cyitwa ibiryo byinshi. Ubundi twebwe iwacu twigaga amasombe, imvange, amateke, ibijumba, imyumbati, nyine ibiryo by'iwacu byande by'umwimerere, ukavuga ati ibiryo rwose ibi ni ibiryo by'iwacu nyabiryo. Ariko reka tugere hano, my dear, bibi ikijumba, bibi ikirayi, bibi igitoki, bibi icyo ari cyo cyose, hano niba ari ikijumba ugomba kumenya ko ugomba kugiteka kandi ukabikurikirana, kuko nutinda urasanga byasaye. Nge rero ubwa mbere ngera nga nitekeye ikijumba, maze guteka ikijumba ngira ngo ni bya bindi by'iwacu dufata tukagira gute, tugacanira, hanyuma nshyiraho, maze gushyiraho my friend iminota 5
bana we naravuze ngo reka ngiye kureba ngiye kuransanga bya bijumba byose byasaye mana yo iminota 5 ibintu bya hano rero ibiryo byabo uburyo bimeze bisaba ko uteka nyine inkono uyegere uko ibintu byabo byose ni cap ikindi hano bagira ibiryo byinshi cyane biba biri mu mafrigo ari kugenda ukifatira gusa ugahita ugashyushya muri microwave ubundi ukirira urumva noneho rero uburyo bwo kuryamo hano iwacu twarya mu gitondo ukarya saa sita ukarya nimugoroba nijoro kandi twebwe amasaha turiraho ni yandi nyine asa nk'ari nijoro my dear hano uburyo baryamo biratangaje kandi hano baba barya uturyo tungana gutya mu gihe twebwe wacu twabaga umusaruro ungana gutya ubwo rero iyo ugiye nko kujya mu kazi ariko bwa mbere wagiye wivira iwacu uretse ko bapakira igisani uragenda uba shocked uragenda ukarwara ugahangayika so hanyuma nanjye nakaso narakamenye by the way no simbakira urumva ndi kugenda mbyimenyereza gake iyo nzaze mfite icyo mbabwira twikomereze rero hanyuma noneho rero nari ngeze kujye munyibutse baravuze byinshi navuze ndabyibutse hanyuma rero icyitwa amasaha hano bari ikintu cyitwa sapa my friend ahantu twagiye tumaze kugerayo batubwira ati saa 12 ni dinner time ni amasaha yo kurya ibya nijoro saa 12 turagiye turariye kandi ubwo urumva ngo nabwiye abazungu barya utuntu tungana gutya duto can you imagine saa 12 kurya saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 ayo masaha yose uragera mu gitondo umeze ute uragera mu gitondo wahubanganye no guhumeka byakunaniye mu gihe twebwe iwacu mu Rwanda twirira saa 3 saa 4 tukatuzura amasaha tuririye tugapakira twamara gupakira ukagenda ukiryamira wamara kwiryamira mu gitondo ukabyuka umeze neza rwose mu gitondo ugatukubita igikombe cy'igikoma amara gukubita igikombe cy'igikoma n'irindazi ubuzima bukendereye ariko hano anige batarya sometimes bakifatira utuntu tw'udusnacks gusa ubundi bakiryamira naje kusanga ariyo mpamvu abantu bina cyane babazungu especially badakunda kubyiwabyuka kubera ko abandi twebwe hari igihe twigenda no muri izo supermarket muri izo supermarket ubundi tukigurira bya bindi bita bituma tubyibuha ibiki hanyuma rero ngayo nguko ibyo bintu nabyo banje kunonda amasaha yabo yo kurya ariko nanjye ubu ngubu ndimo ndagenda mbimenye ubu nanjye bisigaye bindimo neza murabona ko ibintu byatangiye kuza none ndi kugenda njya ku murongo neza hanyuma rero uburyo bwa gatatu abantu ba hano bagira ikintu cyitwa privacy cyane ibintu byabo babumva nyine babikora biri privé nta bintu byo kuvuga ngo birimo akajagari nta bintu by'iki mana yanjye ikintu cyabo kiri privé niba uvuze ubundi wacu nko tubizi iwacu ushobora kubyuka nkabyuka ndamumagara nk'umubyanjye uyu munsi ndagusura no kuvuga ngo uyu munsi ndagusura kubaza uri mu rugo ndi mu rugo so ndi kuza kukureba ugatugenda ukajya kumureba ushobora guhamagara inshuti yawe uri mu rugo hano igihe utiri kubahamagara ukajya ukavuga ati reka nshiye gusa ndebe ko ahari wagera ugasanga arahari mugakomeza hano rero haba gusura haba kwa muganga haba hehe byose na appointment bakunda ikintu kiri privé ikintu icyo ari cyo cyose bagomba kuba bazi ngo kandi nabwo ntabwo mubwira uyu munsi mu gitondo ngo uyu munsi ngo urahari ushobora kumubwira uyu munsi mu gitondo akavuga ngo ntabwo mari kandi ahari bisaba nimba ushaka kuzamusura ubimuteguze mbere y'ibyumweru 2 cyangwa se kimwe n'igice aba bizi akubwira yego nzamari cyangwa se nzabamara kwa gahunda zabo zose baba bazifite kuri calendar ibyo bintu rero byo kumva umuntu kugenda no gusura umuntu kwanza gasa appointment nabyo byanje kumvuna mu mutwe bibanza kungora no kubimenyera bikararira ariko ubu ngubu maze kubimenyera nanjye abari buzani wacu ko dusura barabaza koza hey guys are you there yes or no that's it kavuga nuko
ubu rero ikintu cya privacy my dear cyabanje kumva n'umutwe ariko ubu ngubu ibintu bimaze kugenda neza, biri kugenda mu buryo nawe maze kubimenyera. Ikintu cya kane rero, ikintu cyitwa time management, igihe cyabo kiba kibaze. Hano muri Amerika bagira ikintu cyitwa igihe, twebwe iwacu nimba ari saa moya ni saa tatu nimba ari saa tatu ni saa sita, ibyo turabyiziye rwose. Ariko hano reka buca isaha ya appointment yo kwa muganga my friend, urasanga umudogiteri nta kindi kintu muvugana nta n'ubuhari, bibe bibaye cancel, kuzajya kongera gukora indi appointment baragushyira mu kundi kwezi. Kujya gusura umuntu ni ukuba mubwiye amasaha uzahagerera. Kujya gusura umuntu uburyo hano nabibonye, none se mwaye mubizi yuko hano iyo umuntu agiye gusura umuntu agenda yitwara icyo kunywa. Umuco wabo iyo ugiye gusura umuntu ugenda utwara icyo kunywa. Iwacu tuza n'imitwe gusa, n'imitwe buri gahugu n'umuco wako, ariko nanjye ubu nyine tukugenda niga umuco. Nimubona naje mu Rwanda hari utuntu nagiye mpindura muzamenye impamvu. No simbakira ya. Hanyuma rero guys, ikindi uko nabwiraga nyine nabanje gutekereza nese ibi bintu ko mbona bivunanye ndisagasuzugura, ariko nagaragasuzugura ubwo n'umuco wabo, nibyo bamenyereye, nibwo buzima bakuriyemo, nibwo buzima babamo, nyine bagenda gutya nuko nguko. Hanyuma rero ikindi cya gatanu ari nacyo cya nyuma, ukuntu bakira abashyitsi. Ukuntu hano bakira abashyitsi my dear, hano uburyo bakira abashyitsi, ubundi wacu mu Rwanda uburyo twakira abashyitsi, iyo tuzi ngo haraza abashyitsi turashyashyana, tugateka, tukambara, bahagera tukicara muri salo tukabaganiriza, tukabaza muranywa iki bakatubwira, tukajya kukizana, mbese akantu kose kaba kari gutya ku murongo. Ariko hano uburyo bakira abashyitsi, nibuje ni ku gihe nk'uko nababwiye. Ashobora kuba ari we nyir'urugo nyine waje ukabona agusize muri salo yigiriye mu bindi, yagiye mu byo akora arabirangije arongera aragarutse. Urumva hano nyine uburyo bakiramo abashyitsi ntabwo ndabikurura neza, kubera nyine biracyari bijya kuri njyewe. Hari n'ibyo mbona nkavuga ni burya se, hari n'ahantu bya bari babizi ko rwose kuri bose umva ugataha nta mazi nta n'icyo kurya, uretse ko tutabanje ugiye kurya, ariko mu busaza uko tuyizi umushyitsi yaje uramuzimanira. Hari n'aho ujya umva ukaba nyine uri nko ku muryango mukavugana that's it, ubundi ukagenda ndagataha. Ibirago byoroshye. Ikindi mbibutsaho gatoya, wari ubizi neza ko hano umuturage cyangwa umuntu wese ashobora kukubona ugiye ku rugo rwe atabizi cyangwa se nta gahunda mwamufitanye, agahamagara polisi akavuga ko hari umuntu ari kubona hanze kandi nta gahunda bafitanye atanamuzi. Hano ikintu cyitwa guhamagara polisi nako kanya atahamagara 911 ako kanya gahitise. Ngayo nguko rero iyi mico murayumva gute? Ese wowe aho uri cyangwa se aho wagiye nawe hari ibyo wagiye ubona bitunguranye biragutungura? Niba ubifite rero nawe wadusangiza igitekerezo ukandika hasi muri comment, ndahari ngo ngutege amatwi n'abandi bari muri community dufatanye kumva. Ngayo nguko rero ikiganiro cy'uyu munsi nagira ngo mbabwire imico n'ubuzima bwaho, uburyo byabanje kunzunguza biranzunguza kugira ngo mbyakire mbyumve neza, aricyo gihe ndimo kandi ngomba kukigenderamo. Thank you for watching my video. Thank you for being with me. Imana ibahereze umugisha. Ndabashimiye cyane wowe udahwema kureba video yanjye kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Ni ukuri muri umugisha udasanzwe. Hanyuma rero ntibibagirwe gukora like, comment, share, hanyuma tugende turushaho kugenda tuvugana ibintu bigiye bitandukanye. Ngo nagusha I'm here for you guys. Ndahari none nabaziye ubu najenje mbibutsa ko mbafite surprise. No kuri kandi ibintu ntago ari blog, mbafite surprise, mbafite amakuru mu minsi ari imbere ngiye kubahereza neza, ariko nshaka kubahereza yizewe nanze kuyavuga nona. Bye.